muri 87 nibwo nakijijwe. Niba waramaze kwakira agakiza, genda ubibwira abandi. No kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Hazaba hari agakiza. Mwasabye ko tuza kuganira ku gakiza. Ese agakiza ni iki? Hari abantu bitwa abakizwa ariko badafite agakiza. Muraho, tubahaye ikaze kuri itabaza ry'agakiza. Mwadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi ku bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Itabaza ry'agakiza ni YouTube channel duhuriraho kugira ngo twumve ubutumwa bwiza. Ese koko nta bantu muziranye badakijijwe? None nimba muziranye, wowe ukora iki kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza se? Mwereke link ya YouTube channel bita itabaza ry'agakiza, hanyuma yumva ubutumwa bwiza akizwe. Urabukoze umurimo. Murakoze. Share, comment, subscribe, byose birakenewe. Ni mu ruhande rwawe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo bwamamare kugera ku mpera y'isi. Urakoze Yesu, urakoze kugira neza, urakoze kubw'imbabazi zawe. Waduhaye umwuka wawe wera kugira ngo atubere umufasha, kandi mwami wamuduhaye mbere yuko, nyuma yuko amaze kuduha umwana wawe Yesu Kristo, ngo nicyo cyatumye udukunda. Umaze kudukunda ntiwatwima, ahubwo uduhereza icyo wakundaga cyane kurusha ibindi. Waduhaye umwana wawe Yesu Kristo, niko ijambo ryawe mwami rimbwira mu gitabo cya Yohana ibice 3:16, kugira ngo mwami abamwizeye bose tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Mana, amanywa nijoro dutegereje kuzabana nawe, dutegereje wa munsi uzahagarara ku bicu, maze mwami tukakubonesha amaso yacu, kandi tukambara undi mubiri utari uyu nguyu urwara, uyu nguyu upfa. Niyo mpamvu waduhaye umufasha, ari we mwuka wera, udufasha gutsinda isi na Satani bibamo byose. Urakoze Yesu, mwami komeza uvugane natwe, kandi ukomeze utwuzuje ijambo ryawe, ubwenge, ubumenyi. Mwami uduhe gukura mu buryo bwose, nk'uko ijambo ryawe mwami ritubwira ngo Yesu Kristo yakuze mu bwenge, ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Urakoze, turagushimiye, izina ryawe nishyirwe hejuru. Amen. Haleluya, haleluya. Tubahaye ikaze nanone mu ijambo ry'Imana. Nibyo ni kwitabaza ry'agakiza wahageze ministry. Imana ibahereza umugisha, Imana ibahereza umugisha. Nagira ngo twige ku ijambo ry'Imana. Bahaye ikaze mu iteraniro. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 2, umurongo waho wa mbere. Turareba ku munsi wa Pentecost uko umwuka wera yamanukiye intumwa, uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Hari ibyigisho byinshi bivuga ku mwuka wera w'Imana, ariko uyu mwanya ndagira ngo turebe ku munsi wa Pentecost uko byari bimeze. Kadusome bene data. Umunsi wa Pentecost usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Haleluya. Ngo ku munsi wa Pentecost bari bicaye hamwe, bahuje umutima, bari mu mwanya umwe kandi basenga. Ngo maze umwuka wera w'Imana amanukana umuriri mwinshi cyane, cyangwa se umutingito, cyangwa se umushyitsi. Ngarangije ngo umwuka ajya kuri buri muntu, ariko uwo mwuka ngagaragara mu gishashi cy'umuriro, mu kibatsi cy'umuriro kikajya kigaragara ku muntu, uwo muntu arimo kwaka, ku mwuka w'Imana arimo kwakira muri we. Hanyuma ngo buri muntu atangira kuvuga ururimi rwe. Umwe akavuga Ikigereki, undi akavuga Igiheburayo, undi akavuga Icyarabu, undi akavuga icyo muri Egiputa. Buri muntu wese ngagenda avuga ururimi rutandukanye, ariko umwuka wari wabajemo ntabwo yagaragariye mu rurimi gusa, ahubwo ngo mu magambo bavugaga yatumye abantu bagera ku 3,000 bakizwa ku isaha ya 3, ngo ku isaha ya 3 y'umunsi ngo barakizwa. Ijambo ry'Imana baravuga ngo aba bantu basinze. Bamwe batangira kwibaza ngo abangaba ngo noneho bankweye ngo ihira, ngo niryo basinze. Abandi bati se bigenze biti? Ariko ngo Petero arangije arabasobanura ababwira ngo ya bene data,
yemwe mwaturutse mu mahanga yose mwe, ngo ntabwo twasinze, ngo ntabwo twasinze, ahubwo ni umwuka w'Imana wiyazuye Yesu Kristo, wa wundi mwishe mu kabamba, yarazutse none arimo gukorera muri twe mu buryo bw'umwuka. Uwo nguwo ni urimo kubabwira ngo mwihane kandi mukizwe. Haleluya, amen. Ariko Yesu ni mwiza, ndamukunda. Mbere yuko haba uyu munsi wa Pentekote, uyu munsi wari usanzwe ari umunsi w'umuganura, yari usanzwe ari umunsi wa 50 w'umuganura. Abantu benshi bari bahateraniye muri uwo murwa ngo barimo gusangira, ngo bafite baturutse hirya no hino, nubwo bari baravuye hirya no hino mu mahanga, ariko ngo bari bateraniye ahantu hamwe, bari hafi aho ngaho. Nuko kundi haba umunsi mukuru ugasanga abantu babaye benshi ahantu hamwe. Uyu wari usanzwe ari umunsi ngo yari mu gihe cy'iminsi y'imiganura, mu gihe cy'iminsi aho abantu bari hamwe. Mwuka wera w'Imana sibwo yari abamanukiye gusa, ahubwo Yesu Kristo ugajya gusubira mu ijuru avuze ngo mbahaye amahoro, bahaye umwuka wanjye, uwo nguwo azabana nawe. Mu gice cya mbere ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 8 havuga ngo icyakora umwuka wera w'Imana nabamanukira azabaha imbaraga zo guhamya. Ibi rero byari bisohoye nk'uko n'umugaragu w'Imana Yoweli yari yarabivuze kera mu gitabo, avuga ku mugaragu w'Imana Dawidi. Haleluya. Noneho Yesu Kristo ngo mu gihe abantu bose bari hamwe, arangije babandi yatoranyije intumwa 11, ngo umwuka wera w'Imana arabamanukira. Amaze kubamanukira ngo buri muntu wese atangira kuvuga mu zindi ndimi, ku buryo uwari uri aho wese yumvaga. Amen. So impano y'Imana, umwuka wera w'Imana yaje muri twebwe, ntago yaza ngo we wamamare, ntago aza ngo nge namamare, ntago yaje muri Petero ngo Petero yamamare, no. Ahubwo yaje kugira ngo ubutumwa, ubuntu bw'Imana bugaragarire muri bo. Yes. Nk'uko ijambo ry'Imana muri iki gice cya 2 n'ubundi byakozwe n'intumwa ku murongo wa 37 haravuga ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero, mbese tugire duti? Barangije bamubaza ngo mbese dukora iki? Mwuka wera w'Imana yaje muri twe, abyutsa impano iri muri twebwe, abyutsa impano, aduhereza impano z'umwuka, aduhereza impano z'Imana zikaba activated muri twebwe. Mu gice cya 10 ibyakozwe n'intumwa, Petero yakijijemo abantu bagera kuri 2, bo bita Raneya, wari umaze imyaka 8 aryamye ku gisasiro, arabyuka arisasira. Yazuyemo Tabita, ndetse muri icyo gice yageze kuri Korneliyo. Haleluya. Yageze kuri Korneliyo, Korneliyo agira gute? Arakizwa n'abo bari kumwe bose, kandi yari umusirikare. Nukuvuga ngo umwuka wera w'Imana yari muri twebwe, yaje muri twe, yaktiva impano z'umwuka muri twebwe. Abavuga butumwa tuvuga ubutumwa, abahanuzi barahanura, abakiza indwara zirakira. Impano y'Imana iri muri wowe iba active. Umwuka wera w'Imana yari muri wowe, impano y'Imana ikurimo irakora, igira imbaraga zo gukora. Kubera iki? Kuko umwuka wera w'Imana ari muri wowe. Haleluya. Yesu uzi impano ikurimo. Ngo bari bikingiranye mu cyumba cyo hejuru uko ari 11, ndetse ngo na nyina wa Yesu Kristo, bari bahuje umutima, yego basenga, ariko mu cyari kibahurije aho harimo n'ubwoba bwo gutinya ko bazabagirira nabi, kuko batari bagifite umushumba, kuko batari bakiri kumwe na Yesu Kristo. Umwuka wera w'Imana amaze kubageraho, ubwoba burashira, barakingura, barasohoka. Noneho bajya mu bantu, batangira kuvuga no guhanura. Abantu bakumva barimo kubavugira ibyabo, batabangaba byagenze biti. Haleluya. Yes. Iyo umwuka wera w'Imana aje muri wowe, akumara ubwoba. Iyo umwuka wera w'Imana aje muri wowe, yaktiva impano y'Imana ikurimo, atuma impano y'Imana iri muri wowe ikora. Iyo uraririmba abantu bagafashwa. Usohora indirimbo ukayishyira hanze
kuri social media igakurikirwa n'abantu ibihumbi ku munsi umwe, ukagira ba miliyoni subscribers kubera indirimbo imwe. Iyo umwuka wera w'Imana ari muri wowe atuma impano y'Imana iri muri wowe iba active, ikora. Urabwiriza abantu bagafashwa, bagakizwa, bakava mu byaha. Ngo Petero arangije abahamiriza ibya Yesu Kristo, bakubise bakabamba, kandi urumva bababwiraga ari nko kubashinza, avuga ngo mwakubise wa wundi mwakubise mukabamba mukamwicisha amaboko y'abanyabyaha, kandi we nta cyaha yakoze. Niwe uduhaye uyu mwuka wiyamuzuye kugira ngo tubashe kumubahamiriza namwe. Ngo maze ibyo ngibyo bibabwiye bibacumita mu mitima. Ijambo ry'Imana rirambwira ku 38 ngo Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose bazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Ngo nuko akomeza kubahamiriza kandi amagambo menshi. Haleluya. Arabahugura ati, mwikize ab'iki gihe biyobagize. Ngo nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeweho ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Haleluya. Abiyongereye ku bari basanzwe barakijijwe ngo baba nk'ibihumbi bingahe? Ibihumbi 3. Bwana Yesu asifiwe. Shuti mwene data, umusore, mukobwa, isi impano y'Imana ikurimo ituma wamamara cyangwa ituma Kristo yamamara? Guhanura kwawe gutuma ari we wamamara cyangwa gutuma Kristo yamamara? Nuko ngo umwuka wera w'Imana iyo ari muri wowe biha imbaraga impano ikurimo ikabasha gukora. Petero yari yifitemo impano yavomye kuri Yesu Kristo yo kuvuga ubutumwa no kwamamaza izina rikomeye rifite imbaraga, izina risumba yandi ari ryo rya Yesu Kristo. Ariko kuko atari yakuzuye impano y'umwuka w'Imana, yari agifite ubwoba bwo kwikingirana, ngo none nimvuga baravuga gute, ngo none barankingirana, ngo none baramfunga, ngo none barankubita baranyica. Ubwo bwoba yari akibufite. Ariko umwuka wera w'Imana kimugeramo, yahise ashirika ubute, ashirika amanga, barasohoka na bagenzi bajya kuvuga Imana. Nibabwira biriro kara bari mu rugo gusa, ahubwo bavuga uburyo bwa international, babwira bari aho ngaho, ngo kuko hari abantu benshi bahungutse, ngo baje muri icyo gihugu, baje hafi aho ngaho, ngo baturutse hirya no hino. Ahari wenda wacagendera ku mateka y'uko sogokuru na nyogokuru bahoze ngo bakijijwe. Ariko ndagira nkubwiza ukuri yuko impano y'agakiza, impano y'umwuka wera w'Imana iziri personnel mu muntu, iza ku muntu ku giti cye. N'Imana ikurimo n'impano yawe uhabwa n'Imana. Ikibazo wibaza ngo iyo mpano ituma abantu baza kuri Yesu, ituma abantu bakizwa bagakiranuka, ituma abantu basanga Kristo, ituma abantu begera intebe y'Imana. Imana ikurimo ikora gute? Petero impano yari murimo yo kuvuga ubutumwa, ariko byatumye abantu basaga ibihumbi 3 bakizwa. Ubwakurikiyeho hakijwe ibindi bihumbi bigera muri 6. Kubera iki? Kuko impano yari murimo yo kuvuga ubutumwa yatumye abantu bakizwa. Haleluya. Ni nayo mpamvu kandi mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 9, uhereye ku murongo waho wa 10 ukageza ku murongo waho wa 28 wa 30, havuga inkuru y'umugabo bita Ananiya. Sore n'umurongo wa 31 ahubwo kugera ku murongo waho wa 35, ngo Petero arangije agera kwande kwa Aineya. Agije kwa Aineya, ngo yari amaze imyaka 8 arwaye ku gisasiro, kuko yari afite ikibazo cyo kubana n'ubumuga. Ngo aravuga ngo Yesu Kristo aragukije Aineya we. Ngo nuko mwanya arahaguruka atangira gusasa. Hanyuma ngo ababyumvise ku 35, ngo abatuye Iruda ni Saloni bose bamubonye bahindukirira
umwami Yesu. Haleluya. Ese mwene data, Imana ikurimo ituma ababyumvise, ituma ababibonye bahindukirira umwami Imana, bahindukirira umwami Yesu Kristo. Umwuka wera w'Imana ushaka kakuzura, intego ufite ni ukugira ngo aze muri wowe active impano z'Imana ziri muri wowe, hanyuma bahindukire. Haleluya. Ntabwo impano y'Imana iri muri wowe ari yo kugira ngo utunge imodoka, ugende mu modoka nziza, si yo kugira ngo ugire inzu nziza. Haraho njya numva ngo batange amafaranga bajye kubasengera, abo ni abesikoro barakurya, iyo mpano bacuruza si yabo. Haraho njya numva ngo bahamagaye nyine ngo bazane amafaranga bakabajya mu biciro n'ibiki byose kugira ngo bagire icyo ngo babasabire umugisha. Iyo si Imana Uwiteka, n'uzabigukorera ntago azaba ari Imana Uwiteka. Icyo nemera cyo, intumwa cyangwa umuhanuzi ashobora kukugeraho ukamuha ishimwe. Haleluya. Ngo batanga ibitambo. Njye nzi ko igitambo kiruta ibindi byose ari amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu wizeye agashaka Imana, akaramya Imana n'umutima ukunze uciye bugufi, Imana ubwayo yatanze igitambo aricyo Yesu Kristo. Nta kindi gitambo usibye amaraso ya Yesu Kristo. Uko ngewe niko mbyemera kandi mbyizera, ni nako mbizi, niko ijambo rimbwira. Haleluya. So bene data rero, umwuka wera w'Imana wamanukiye ku ntumwa n'abahanuzi, uwo ushaka kumanukiramo ni ukugira ngo impano y'Imana iri muri wowe iba active. Ariko se niba active, nitangira gukora, bizahimbaza Imana, bizagufasha mu kuramya Imana, bizagufasha guhamagarira abasinzi n'abasambanyi n'abicanyi kuva muri ibyo byaha bakaza kuri Kristo. Impano y'Imana y'umwuka wera niza muri wowe izakangura impano iri muri wowe kugira ngo ubutumwa bwiza bujye mbere, cyangwa se ubisaba utazi ibyo ari byo. Mwene data, uyu mwanya ku itabaza ry'agakiza turaguhamagara, turakwinginga kandi turakwakira mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubashe guhindura icyerekezo. Umwuka wera w'Imana aze muri wowe. Haleluya. Kugira ngo abasaga ibihumbi n'ibihumbi ubuzima bwabo bukire kubera impano y'Imana iri muri wowe. Haleluya. Umwuka wera w'Imana kuzuye, abantu bakira, abantu bakizwa. Ariko se urizeye? Wizeye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza? Ese we tuvugana warakijijwe cyangwa nturakizwa? Nimba utarakizwa, Yesu agutegeye amaboko. Iyi mpano y'Imana nawe yakuzaho. Umwuka wera w'Imana yakuzaho. Wasengera abarwayi bagakira, wasenga bari mu nzu z'imbohe bagasohoka, barimo barengana, abazira akarengane bakabona ubutabera, kubera yuko hari impano y'Imana iri muri wowe. Mwene data, nshuti y'umusaraba, nawe wakijijwe, impano y'umwuka wera w'Imana nituma impano iri muri wowe yayo y'umwuka, impano y'umwuka iri muri wowe, ntukayikoreshe nabi, ntukayikoreshe mu bwamamare bwawe, ntukayikoreshe mu gukomera kwawe, ntukayikoreshe mu ndonke yawe, kuko ishobora kuzagirira abandi umumaro ariko we ikagushyira mu kurimbuka. Ishobora kuzagirira abandi umumaro ariko we ikagushyira mu kurimbuka. Umwuka wera w'Imana uwamanukiye intumwa nawe akumanukire mwene data. Uri mwiza, uri uw'igiciro. Mu by'ukuri uramutse uhaye Yesu Kristo umwanya, iyo mpano yahindura isi, yahindura izo quartier. Abo barozi n'abapfumu n'abarangi bahinduka kubera impano y'Imana iri muri wowe. Haleluya. Amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda ku itabaza ry'agakiza. Ikaze mu muryango mugari w'itabaza ry'agakiza. Turabifuza, dukeneye ibitekerezo byanyu, dukeneye inyunganizi zanyu, dukeneye ubufasha bwanyu mu buryo bwose bw'umwuka kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi urukundo rwa Yesu Kristo rubabeho. Wowe utarakizwa, ndakwakiriye, subiremo aya magambo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, je imbere yawe ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, unyezeshe amaraso yawe, unyejeshe zobu ndera. Ni koko naracumuye, ni koko nagendeye mu byangwa n'izina ryawe,
ariko Yesu menye neza ko ugira imbabazi nyinshi. Mbabarira, ndagushimiye ko umbabariye. Nyandukura mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzahamagara amazina y'abera, nanjye iryanjye rizabe ririmo. Urakoze ko umbabariye. Nanze Satani n'imihango ye yose. Ndi umwana w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Guhera uyu munsi sinzasubira inyuma. Mu izina rya Yesu ndaje. Amen. Haleluya. Imana ibahereze umugisha, kandi guhereza umugisha guhera uyu munsi ujye ujya mu nzu y'Imana, ujye ujya aho abane data bateranye, ubabwire ko wakijijwe, maze bagufashe mu rugendo rwo gukomera. Amen. Imana ibahereze umugisha. Turabakunda ku Itabaza ry'Agakiza. Amahoro y'Imana bane namwe. Ushaka kuduhamagara nomero ziriho. Imana ibahereze umugisha. Amen.